umugati umva singigura umugati kandi yose nyiteka ku mbabura gutya nyine urabona ukuntu ushya umeze neza imbabura yakubera ifuru bikakurenga niba uri mushyashya kuri iyi channel banza ukore iyi subscribe hanyuma twikomereze hanyuma tugiye guteka umugati dufite isukari dufite umunyu dufite bureba dufite kenzafi mandazi dufite pakimaya tukagira n'igi rimwe ndakoresha dufite n'amata kubera tugiye gukoresha iyi farini nkeya niyo mpamvu turi bushyiremo igi rimwe turabanza dufata amata dushyire mu kintu cyo kuvangiramo dushyiremo pakimaya akayiko kamwe yego tuvange pakimaya iba ari utubuye biba bisaba ngo inoge hanyuma dushyiremo isukari urumva isukari nayo ni utubuye biraza kwivangira hamwe kizemo utuyiko 4 kubera ko ndi bukoreshe inusu y'ifarini hanyuma n'igi reka tuvange noneho bibanze binoge bira byose bisaba kunoga kugira ngo bimere neza impamvu dushyiramo igi biba ari ukugira ngo birusheho kuryoha turabivanga mpaka binoze reka dushyiremo akabureba ni bureba ni prestige ni marigarine ariko si bureba ni indi company yego urabivanga ariko byose tubyita bureba nta kibazo ariko udafite iki ngiki ushyiramo ikindi cyose cyitwa fat nk'amavuta yego ubundi ukavanga dufite ifarini yacu inusu tugiye gufata inusu y'ifarini tuyishyiremo hajya bayita kenzafi mandazi bayita ngo ikira umusemburo ukore like ukore share ukore comment n'umunyu akayiko kamwe isukari twakoresha utuyiko 4 umunyu dukoresha akayiko kamwe utuyiko 4 ni ukubera ko dukoresheje inusu y'ifarini turabivanga noneho rwa ruvange twavanze mbere tugiye kuruvanga na bya bindi tuvanze yego gutya ubwo rero turavangisha iki intoki niba uri mushyashya kuri iyi channel ukore subscribe kugira ngo dukomeze hanyuma mwibuke gukora like mwibuke gukora share mwibuke gukora comment mutubwire icyo tuzabatekera ubutaha nukuri pe nkuko nabivuze sinyigura umugati umva nongeyemo tuzi ko nsanze igipondo nashyizemo amata makeya aho kugira ngo abe menshi yaba make noneho turaponda mpaka binoge mwibuke gukora like share comment yego igipondo cyacu rero ntikiranoga neza urakinoza ibintu by'ifarini byose bisaba kunoga igihe usanga kitagifata no kukiri guponderamo nibwo kiba cyanoze rero ugiponda kuriya ugenda umera nk'ukubitamo ibipfunsi ukakiramba nyine murabizi ukuntu baponda kugeza igihe kinoze kitagifata kigakweduka nka shikarete iyo gikwedutse kiba cyatunganye yego hanyuma ibi ni ibintu ushobora gukora mu buryo bworoshye iwawe mu rugo ntibikugore mbona ukuntu kangana tugiye kukabumba neza ubundi dusigeho utuvuta duke cyane kugira ngo tugipfundikire kibyimbe gutya turapfundikira dutegereze kibyimbe umva ibintu by'umugati ibintu by'amafarini bisaba kanya yego turapfundikira tukimaze isaha imwe shatse washyiraho umufuniko ariko ngiye nkunze gukoresha agatambaro urabona iyo hashize isaha imwe ndapfundura ukuntu byagenze rero ngiye ukuntu mbigenza yego tugiye kukibumbamo utuntu dutoya tugiye kubumba imigati ntago ndi bwirirwe nshyiraho ifarini ngewe ko yanasizeho amavuta ahagije amavuta arahagije kandi amavuta atuma bibyimba yego tugiye gukata yego turakata tugire dutoya tubumbemo imigati mitoya forume yose wifuza ubumba forume ushaka ubumba forume yose wifuza yego ni ukuvuga ngo iyi channel yacu ni channel igufasha guteka ibintu bisanzwe udashobora kubura kuri boutique rero mujye muza twige guteka ibintu bisanzwe kandi nimba ari byo mushaka kudusangiza ari ubujyanama mwatubwira yego ari ubwunganizi mwatubwira dufite umufuniko dusizeho utuvuta niho turi butekereho imigati ibintu byose ndi kubikora nihuta vuba kugira ngo
bigende vuba vuba. Imigati isaba akanya ariko ntabwo ari kanini cyane ntabwo ari kanini cyane. Hanyuma iyo bigeze gutya turapfundikira twongere tumare iminota mike bibanze bibyimbeho gato. Urabona ko hashize akanya byabyimbye. Tugiye gufata igi rimwe, igi rimwe ryonyine. Impamvu dushyiraho igi ni ukugira ngo bigende gute, ni ukugira ngo umugati uze kuza usa neza. Mujya mubona imigati ukuntu imigati nyine ahantu hamwe na hamwe iba ihendutse cyane ugasanga mva ni umweru nta gi nta bibishye. Rero ushyiramo igi n'amata gutya ibibishye. Imigati nyine ya fake ibibishye kandi itanaryoshye itanasa neza. Ujye ukora gutya usigeho igi, uponda igipondo bisanzwe wangiza ugasigaho igi n'akaroso. Muri hangane akaroso nkoresheje karashekeje ariko muzakoresha kabugenewe. Ngiye mfite akangaka niko nkoresha nyine. Hanyuma turasiga umugati wose tuwusige neza 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 cyane. Nitumara kuwusiga twawusize igi kugira ngo uze gusa neza. Dufite imbabura, turafata imbabura twimura amakara tuyashyireho hehe ku mufuniko. Gutya ndi kubigenza nawe ariko uzabigenza. Noneho dufite hano urabona ibiri n'iki babyita umucanga. Turafata imbabura dushyireho umucanga tube turetse bishyuhe. Nibimara gushyuha turaterura. Murabibona umucanga ukuntu urawurindiriza akanya gatoya. Noneho turafata ya migati yacu uko iri ku mufuniko, ariko urabanza ugapima umufuniko ukareba ko ujyamo. Ngewe uyu nguyu urajyamo nabipimye. Urafata umucanga ushyire mu isafuriya bishyuhe. Nibimara gushyuha uterure umufuniko wawe ushyiremo gutya nyine. Murabibona dushyizemo umugati wacu ugezemo. Noneho tugiye gukora iki? Tugiye gufata umufuniko uriho amakara ashyushye. Umva ibi bintu birotsa, ntuzapfe kuwuterura udafatishije ikintu. Amakara ashyushye y'imbabura. Noneho tuyashyire hejuru kugira ngo hasi no hejuru hashye. Munsi harimo amakara no hejuru hariho amakara. Tugiye kubicanira hamara isaha turebe ukuntu bimeze. Uracunga nyuma y'isaha ukaverifiya ukareba ese byahiye cyangwa. Reba noneho hashize isaha turapfunduye dusanze umugati utarashya neza. Turihangana twongere akanya gato. Twongeye urabona uri kugenda uhindura ibara. Uko twongera kugaruka nyuma y'akanya gato turasanga wahinduye ibara. Gutyo gutyo murabona ko umugati usa neza. Umva ndawubatuye kandi uraryoshye. Reka tuwarure noneho wahiye iyo wamaze gusa gutya. Kandi murabona ko nta no gushirira. Umugati ujuyaga usa neza kubera igi n'amata twasizeho. Sibyo? Nimba ari hano ugereye ariko uzabigenza. Uzawuponde numara kuwuponda neza wanoze. Ubundi umva birotsa. Usigeho igi n'amata. Ubundi kubikuramo rero sasa niko kazi. Tubikuyemo noneho tugiye kureba umugati wahiye. Wow, urasa neza ku buryo pe uteye apeti kandi uraryoshye. Uzashyiramo ibirungo byose ushaka hanyuma ubikore gutya mbikoze bizakuryohera. Mana yanjye nta furu nakoresheje. N'ifuru ndayifite ariko ntago nayikoresheje, nakoresheje imbabura. Nicyo kintu umuntu adashobora kubura, sibyo? Murabibona ko bimeze neza. Umugati wahiye uraryoshye. Mana nyagasani. N'imbere hahiye muri kubibona. Kandi umva kubera kapakimaya kaba koroheje ifarini. Murabona ko bimeze neza. Umugati nuko nguku umeze. Yebaba we umva. Noneho kuri uriya mufuniko twari twashyizeho ntabwo byashiririye. Wirinda ko bishirira kuko niyo ubonye amakara hasi yabaye menshi uyakuraho ukongera ukayasuka hejuru. Iyo hasi byahiye hejuru bitarashya. Ariko kugira ngo ubimenye n'ubundi ni uko umugati wahinduye ibara. Murabibona umugati umva nanjye pe nanjye ndatangaye. Uraryoshye. Muzabiteke mubitubwiye muri komenti. Mugire umunsi mwiza. Bye bye.